mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize hari umuganga wari umaze guhabwa amafaranga yari yahawe ikiraka cyo kwambura Jinta ubuzima ese aho baje kubigeraho nangwa ntibyigeze bibahira. Munyemerere inkuru yacu tuyihere kuri uyu mudokta aba rwose anejejwe n'amafaranga bamuhaye akayareba akabona ni menshi akiyemeza gukora ibyo ni Murate yamusabye. Ahera akajya kureba Jinta aho aryamye kamwitegereza aramureba akiri kumwitegereza umwe mu badokita bita kuri Jinta ahera ko yinjira kamubaza ati dadi kuri hano ndati narinje kureba uyu murwayi ndi kwibaza impamvu adakanguka. Ndati yewe natwe byaradushobeye burya yagiye muri koma kanya gato nk'ako guhumbya ntabwo byoroshye ariko nanone byarashobokaga kuko urumva nyuma yo kumva inkuru mbi kubyakira byaramushobeye arazungera neza aba nk'igisitati niyongera kubuja so yaje gusinzira asinziriye. Icyiza wenda nuko umutima we ugitera akaba kinahumeka ariko iyo biza kuba bitari ibyo ahe ntabwo haba hakibuka. Ndati se mwamuhinduriye imiti mukareba ukuntu bigenda. Umudokita ariko dadi twaragerageje uze ati ndabona ntazi ariko ntacyo ndaje ngerageze ndebe ko nabafasha nabura mbafashe kumwitaho. Uwo musaza nta kindi kintu akora ahera akagenda kuva uwo munsi agatangira kujya asura Jinta umuganga wemewe uri mu baganga bamwitaho atangira kujya amutera imiti igenda imuca intege ku buryo uko iminsi igenda yicuma ariko ubuzima bwa Jinta bugenda bujya habi. Byose Mariza bari hafi aho ngaho abikurikiranira hafi akareba imiti yose batera Jinta ariko mu kubireba akabura icyo abikoraho umutima atangira kwibwira akavuga ati man ntago nzi impamvu jewe uyu munsi nkora kano kazi sinzi n'impamvu kano kanya numva ikintu kiri gukorwa atari icyanyacyo sinzi uburyo nshobora gutabaramo uyu mubyeyi nabura ngo mbe namukura hagati y'ubuzima n'urupfu. Mana ubwenge bwanjye ntaho bugarukira ntabwo mfite uko nakinjira hariya ngo ndebe nabura ko namukiza uru rusaza ntazi ukuntu rumeze wagira ngo ntiyigeze abyara ase kuki nabura atanatekereza ko ibyo ari gukora bidakwiriye nabura ntareba uyu mubyeyi ngo umugereranye n'abana yabyaye
cy'abantu batagira impuhwe. Ese Mana, ikibi cyamaze kwinjira mu bantu ku buryo umuntu aba umufatanyacyaha bigeze aha akitera akica umuntu atazi n'icyo bamuhora, nk'uru rusaza bazagira ngo ruzaborere muri gereza. Ase ubundi Mana, ibi bintu nabikora gute? Mana mu bwenge, kuko this is too much. Ntago mbyumva habe. Ubundi njya nicara nkibaza, abakera ko bakundanaga imiryango igakundana, abantu bakagenderana bagasangira bagaturana ibiki byose, bagahana inka bagashyingirana, ariko uyu munsi ntago nzi ikintu cyageze mu bantu. Umuntu aritera akanga undi nta kintu bapfuye. Nk'ubu nka Nimurati ngo yanga Jenta, amwanga muhora Lucas, kandi Imana byose byari mu gushaka kwawe. Iyo bitaza kuba ubushake bwawe, Jenta ntiyari kubana na Lucas. Ese ubundi Mana, kuki cy'umugisha nangwa icy'umumaro kibanza kunyuzwa mu bigeragezo? Umuntu yazabona umugore w'umugisha nangwa umugabo w'umugisha anyura mu bintu utamenya. Ese koko byaba ari bya bindi ngo umuntu uzakomera anyura mu bikomeye? Nkurikije n'uburyo nabwiwe story ya Jenta n'ibibi byose bamukoreye, Mana, niba ari ibikomeye yabinyuzemo pe. Ntago nyiranuka, sinzi no gusenga pe. Urabizi ko biba bitanamfasha, ariko kuri iyi nshuro niba wakumva isengesho ryanjye, uyu mubyeyi yarurushye Mana, n'ukuri wamuruhura. Ariko niba ubona ari ryo herezo ry'ubuzima bwe, ubwo nyine byakunda. Gusa Mana umbabarire ko iki gitekerezo njye wakizanye nabibabwiye ngira ngo nyobye uburari, ariko Mana nakoze ikosa. Nari kuba naremeye ko ngiye kubafasha, ariko Mana nabyo narabyemeye ndabyibutse. Gusa hari ubugoryi nagize, nuko nta kintu kidasanzwe nakoze. Nari nkwiye kwita kuri Jenta, ahari wenda agakanguka tukavuga ko imipangu yacu yabirijwemo, ariko byose narabyirengagije. Amakosa ni ayanjye. Mana umbabarire kuri iyi nshuro, mu bwenge menye uburyo namutabara. Ahera ko yigendera, byose aba yabivugaga. Ari hafi aho ari kubivuga, ariko areba Jenta, areba aho aryamye. Akimara kugenda, umusaza arongera akagaruka, kamutera indi mitsi, noneho ifite ubundi bukana kurusha ubwa mbere. Amasaha aragenda akicuma, umuti bateye Jenta nawe utangira gukora, ugakwira mu mubiri hose. Umubiri we wose noneho ugacika intege, cyane ko umusaza we aba yumva adakeneye gutegereza igihe kinini. Amafaranga aba yamuryohanye, akeneye kumwambura ubuzima, na za miliyoni 5 zisigaye akaba yazihabwa. Mariza ahantu abari, amasaha aba yicumye, ageze amasaha ya nijoro, agasa n'uwirambitse akisinzirira. Mu nzozi aryamye, haza umuntu amubwira ati, Mariza, ufite ubushobozi bushobora kuba bwakiza Jenta. Haguruka umukura aha, naho nutamukura muri ibi bitaro
ubuzima bwe ntaho buzarangirira, kandi naramuka apfuye ntabwo uzigera ubabarirwa. Gerageza byose ukora uko ushoboye, ube wabikora. Imana iguhaye ubwo butwari n'ubwo burinzi. Mariza ahera akakanguka kavuga ati ndimo ndarota. Ni umuntu wari umuhagaze iruhande ari kumbwira. Mu gihe akiri kwibaza ibyo, yumva ijwi nanone rimuhamagara rimubwira ati Mariza, genza uko ubwiwe. Mariza ati noneho ibi bintu ndabikora gute? Uriya muntu ndamusohora muri ibi bitaro gute? Kamera ziranga ziramfata. Ijwi riramubwira ati witinya, kuko ndi kumwe nawe, ndagendana nawe kandi ndabana nawe, ndi mu ruhande rwanyu. Mariza mu bwoba bwinshi arahaguruka, aragenda akagera mu cyumba Jinta arwariyemo. Tangira kwibaza, Mana nincomokora ibi bintu. Kubera akagera mu cyumba agasanga noneho Jinta ageze muri wa mwanya wo kongererwa umwuka. Avuga ati Mana nimucomokoraho uyu mwuka arahera akapfa, none ndamutabara gute? Akibuka ko ijwi ryamubwiye ngo humura, ndi mu ruhande rwanyu, ndabana namwe. Avuga ati ariko ubundi rijwi, okay Mana niba ari iryawe ubikore, nutanabikora ubwo nyine niryo geno ryiwe ry'urupfu rwe. Arabicomokora, ariko agacomokora afite ubwoba. Arabanza akareba hirya no hino ngo arebe ko nta muntu uri kumureba. Amusohora ku gatanda. Ako kanya afata telefone agahamagara umuntu, ariko telefone uwo muntu agatinda kuyitaba. Akomeza kugerageza, ku bw'amahirwe umuntu aramwitaba, akavuga ati bwangu nsanga kwa muganga, nkwereke icyo mfasha. Ako kanya haza umusore afasha Mariza. Bafata Jinta bakamwinjiza mu modoka, bagahera ko bagenda. Aramujyana akamugeza iwe mu rugo, agatangira kumwitaho. Ariko akimugeza mu rugo ahera ko yibaza ati Mana ndakura hehe bomboni koko, ko yari ari kongererwa umwuka, ngize amahirwe ageze ahangaha atarashira mu mwuka. Biramucanga, kavuga ati ase uyu muntu Mana yanjye ko nanjye ndi umusazi, ubundi ubu ngubu wasanga nari ndi kumva ibintu bidahari. Nk'ubu nk'uyu muntu apfiriyeho, ubu sinjye baba bagiye gufunga, sinaba ngiye kuzira ubusa koko, ubundi ubu wamugarura kwa muganga. Aratekereza akumva yamugarura mu bitaro. Igihe atangiye kubitekerezaho cyane, akumva ijwi rimubwira ati wikora ikosa, ari mu biganza byawe, ngomba kumwitaho, ni wowe uri mu nshingano no mu mwanya mwiza wo kumwitaho kano kanya. Mariza atari ku bundi ibintu ndi kumva ni ibiki? Biramucanga, ariko akabona nta kundi agomba kubigenza. Tangira kwita kuri Jinta, cyane ko imiti yose wa musaza yamuteraga yose Mariza yabaga yireba
atangira kumutera imiti igabanya ubukana bwa yayindi wa musaza yamuteraga. Mariza nta kindi kintu akora siga amuteye imiti akamwitaho akigendera akagaruka kwa muganga ngo hato bataza kwibaza aho yaba yagiye. Akigera kwa muganga aba ari mu rukerera rwose, arabanza akareba akabona ko nta muntu uri kumubona, abona nta muntu uri kumubona akigira mu bye. Buracya neza neza, hamara gucya abaganga baza baje kureba uko Jinta yaramutse. Bakigera mu cyumba basanga icyumba cyera. Baganga birabashobera, bavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Umwana arashimuswe none na nyina w'umwana nuko. Ibi bintu polisi igomba ibyinjiremo. Noneho uriya mugabo turamubwira iki? Abaganga batangira kugira ubwoba, bose bagahamagarana, inama y'igitaraganya ihera kigaterana, bakareba ku makamera bakabona amashusho nta kintu amashusho yafashe, bareba bakabona kamera rwose yari irimo igihu, nta kintu n'iki na kimwe kigaragara. Mariza aba yicaye abafite ubwoba cyane ko abatatekereje kuri kamera, ariko kubw'amahirwe kamera ntago ziba zamufashe. Yewe aba ari kuvuga ati ibi ni ibitangaza ntago bibaho, ntago numva ukuntu kamera zitamfashe. Ariruhutsa avuga ati Mana urakoze kunkize rya none, kari kambayeho, ayiwe Yesu we. Ati ubu bari guhera ko banavuga ko Mana yanjye ari ngewe wanashimusa Ive. Ibi bintu nari kubisobanura ngo iki koko? Ako kanya mu bitaro hatangira kuzura inzego z'umutekano, bagatangira gucakaza ahantu hose, bakora iperereza, bakabaza Lucas niba nta bantu yaba akeka baba bari inyuma ry'ishimutwa ry'umuryango we. Lucas ahera akagatekereza kavuga ati Mana, ninde muntu ushobora kuba ari inyuma y'ibi bintu? Ahera akasiga biperereza aho ngaho, akinjira mu modoka akajya kureba nyina. Akigerayo nyina akimubona abwatuje hano kwenda iki kandi nyuma y'imyaka yose uriteye uje wanyu? Lucas ati mama, aha si iwawe ni iwanjye. Icya kabiri, iyi nzu iri mu mazina yanjye. Ikindi kuba narayigusizemo ntago bivuga ko yitwa iwawe, kuko iracyari mu mazina yanjye. Mfite uburenganzira bwo kuhaza igihe nshakiye mu gihe nshaka. Mama ndi hano kukubaza, umugore n'umwana wanjye barihe? Cyecuru ati se ngaho, imyaka ibaye ingahe ntabona uwo mwana wawe? Imyaka ibaye ingahe uwo mugore wawe ntazi nuko asa? None uri kumbaza ngo umugore n'umwana wawe barihe? Lucas ati mama, ndabizi neza uri inyuma y'ishimutwa ry'umugore n'umwana wanjye. Ndatariko noneho ndume, umwana wawe se baramushimuse byamugendekeye gute? Lucas ati mama, kuri iyi nshuro ntago rwose ntago nakwihanganira mama. Noneho nakwiyicira nkakwishyingurira, ubundi nkijyana hehe? Kuri polisi nkajya kukwirega. Ndabizi neza nta bandi bantu banyangira umugore n'umwana. Ako mama, ikibi kiranze neza gituye muri wowe.
neza neza kiranze kirakuganje. Mama ntabwo ushobotse. Lucas ahera akafata telefone agahamagara abapolisi akababwira ati mva mama niwe muntu wa mbere wo gukekwa ni mu mutware. Umukecuru ati ngo iki bagiye kumfunga. Reka ngiye ibyo nta kintu mbiziho. Lucas ati mama ndakuzura mama warambyaye. Polisi nawe baratungurwa kubona rwose Lucas asa n'ahari gukeka nyina, ariko kuko haba hari gukorwa iperereza baramutwara cyane ko baba bari kumubaza abantu nabura yabakeka ngo batangire babakore iperereza. Bahera ko bajya kurebana Nimrat nawe bakamutwara ngo barebe nabura ko Jinta na Ivy baboneka. Iminsi iragenda ikicuma, Mariza akomeza kwita kuri Jinta ariko akamwitaho yambaye mask. Kubw'amahirwe Jinta agira hagakanguka, mu gukanguka akangukira hejuru. Mariza ahera akamuhumuriza akamubwira ati humura mama tuza. Jinta ati none se ko ndi hano ahandi ni hehe? Mariza turi iwanjye mu rugo. Jinta ati hano nahageze gute kuki ndi hano? Mariza ati ni long story, gusa uri hano kugira ngo nabura umuntu arebe ko yarengera ubuzima bwawe. Ntago ndi bukubwire byinshi, gusa nyine ngenda gukuye kwa muganga kuko nabonaga ugiye kwamburwa ubuzima. Icy'ingenzi nuko wakize. Dore hano hari amafaranga, nushaka kugenda wigendere. Jinta turinde wowe wamfashije, wareka nkakureba, wakuyeho iyo mask nkakureba. Ese ubundi niba ndebendaga kungirira nabi? Mariza ataya ibyo si ngombwa, icy'ingenzi nuko uri muzima kandi nkaba mbona umerewe neza. Ahubwo uriyumva gute? Jinta ati ndumva nta kibazo mfite, ndumva mfite n'imbaraga. Ahubwo se wamenyera umugabo wanjye Lucas ameze neza? Nose umwana wanjye yarabonetse? Mariza ati ibyo ntago mbizi mama, icyo narindi gukora nuko kwitaho, ibindi ntabyo nzi. Mariza ahera ko afata ibikapu n'amavarizi yiwe akabipakira mu modoka, ahera ko yigendera. Jinta nawe asa n'umukurikiye amwinginga ngo nabura arebe mu maso ye, ariko Mariza akabyanga. Ahera akamubwira ati basi mbwira izina ryawe menye n'umuntu wangiriye neza. Mariza aramwihorera akinjira mu modoka, ahera ko yigendera. Mariza yimukaho kugira ngo hatazagira nuza kuhamushakira akamenya uwo ari we. Jinta nawe nta kindi kintu akora, asohoka aho ngaho agashaka umuntu atira telefone agahamagara umugabo we Lucas, amubwira ko atazi ahantu aherereye ariko ari muzima. Lucas acyumva ijwi ry'umugore we aramubwira ati mukundwa mbwira ahantu uherereye mbere ko nza nkurebe, ndaza niruka ntago ndi butinde. Jinta ahera ko arangira umugabo we.
Lucas kuko we aba atabyiyumvisha, aba yumva asa naho ari kurota. Araza koko yahagera akahasanga umugore we, aramuhobera, bombi bakarira marira y'ibyishimo. Kamubwira ati wibare kungarukira uri muzima, numvaga mfite ubwoba ko naba ngiye kongera kukubura. Ni ukuri yari zandinde kongera kukubura mugore mwiza. Kamubwira ati none se hano wahageze gute? Ahantu wahisanze gute? Aramubwira ati mugabo mwiza, najye simbizi, nkangutse nisanga mu maboko y'undi muntu. Gusa yari yambaye mask, ntago mbashije kumumenya, yewe yanze no kunyibwira. Lucas ati mbwira, ninde wari waragushimuse? Ntago nabyumva, njyewe nahangana nawe. Jenta ati tuza, umuntu wari uri kunyitaho sintekereza ko yari yaranshimuse, ahubwo yarari kugerageza gukiza amagara yanjye. Yansobanuriye byose, namwinginze ngo ananyibwire nangwa se anyiyereke ndebe mu maso ye, ariko ntibyigeze bikunda. Lucas atagira ati akiza amagara yawe? Jenta ati yego. Uko yansobanuriye, yambwiye ko hari abantu bashakaga kunyambura ubuzima, anambwira ko nagiye nterwa amadoze menshi, yewe n'imiti itajyanye n'uburwayi bwanjye, kugira ngo banyice. Ariko namubajije abari inyuma y'ibyo byose, nta kintu yigeze ambwira. Namwinginze ngo basi ambwire n'amazina ye, ariko yabyanze. Lucas ati okay, it's okay babe, cy'ingenzi nuko uri muzima. Nubwo uwo muntu adahari ntamumenya ngo mushimire, ariko Imana izamwiture. Bava aho ngaho bagataha. Gera mu rugo, Jenta akamubaza ati none se Ivy? Lucas ati wintera agahinda mugore mwiza, umwana wacu we yarabuze burundu, uyu munsi ntago turamubona. Jenta ati ngwiki, mwana wanjye ntaraboneka? Bishoboka bite? Ibyo bintu bibaho? Lucas ati yego. Nsigaye numva nashaka kubitekerezaho. Neza narindi hafi kuzasara, narindi hafi kwiruka, nibaza ko umwana wanjye na mama we. Ariko ngize amahirwe ndakubonye. Jenta ati umwana wanjye n'ubu ntaraboneka? Mana, ibi ni iki koko uri kunkora? Ntago nabyumva. Birabacanga, bikabashobera bombi, bakabura icyo gukora, yewe n'icyo kureka. Jenta arigunga, agatangira kuvuga ati Mana, ahari aho bigeze nkwiye kwakira ko umwana wanjye atakiriho. Mana warambeshye, ibyo wambwiye byose n'ibyo wansezeranyije byose byari ibinyoma. Ntabwo wigeze uhabana mbere hose, umenye utazigera uba no mu ruhande rwanjye. Ese ubundi kuko na mbere hose warandindaga? None se niba warandindaga, uburinzi bwawe ku mwana wanjye buri he? Mana, nshaka kukubona. Aho bigeze
nshaka kubona umwana wanjye. Waranyiyeretse mu bihe byatambutse, n'ubu niwongera unyiyereke. Mana makongera kubona Ivy wanjye, makongera kubona umukundwa wanjye, umwana wanjye umwe rukumbi wampaye. Ese Mana, urabona norohewe, wangiriye ikigongwe ukangarurira umwana. Bakiri aho ngaho bicaye, ubona byabashobeye. Nyuma y'ibyo Jinta bari kwibaza mu mutima, bajya kumva bakumva inzogera yo ku gipangu irasonye. Hari umuntu uri gusona, asona inshuro nyinshi zishoboka. Nukasata ariko si uwo muntu uri gusona, ko numva asona cyane, meze nk'uri gutabaza. Bintatse ubwo wabona nyine ari abaje kudusura, umenya ari abo muri kampani. None se ko muri iyi minsi sintekereza ko hari abantu bagusuraga. Kandi niba hari n'abamaze kumenya ko nabonetse, ntago babura kuba baje kunsura. Ukasata ariko nyabona wabona ari nabyo, ubwo nabaje kugusura. Ahubwo se buriya umuzamu arihe katabafungurira? Nukasahera kagahaguruka ngo arebe umuzamu abe yafungura, afungurira abari gukomanga nangwa se abari gusona, ariko akamubura. Aramanuka cyane ko abari kumurebera hejuru ngo arebe ko yamubona amurembuze, ariko ntamubone. Arimanukira akajya gufungura. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese amaherezo ni ayahe? Ese aho Ivy azaboneka nangwa ntazaboneka? Ese ubundi ubwo aracyariho nangwa ntakiriho? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.